uhereye i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda capital i Nyarugenge neza ugakomeza amajyepfo Muhanga urayihasanga. I Karongi aho ni mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, mu burasirazuba Bugesera, Ngoma, Kirehe ukayihasanga. Kije ikaze, bienvenue, welcome to the BGU space. Nimuze tuguruke. Nge ubaha ikaze di Benita Giraneza Uwe. Let's fly. Kubita amababa uguruke tujyane ku mugezi wa Nyabarongo, ahari ingona, imvubu, amafi n'izindi nyamanzwa. Ntuyita akagezi gato k'amafuti kandi ngo wibeshye ko ari akanebwe nk'uko ubibona, ngo witiranye uko ukabona kagenda nka zigizage, wanagira ngo rwose ntikagenda gahagaze hamwe urebeye kure, nyamara biragusaba amakenga kuko urebye nabi yanakumira bunguri. Itondere kwivogera mu gihe cy'itumba kuko iyo yarakaye cyane hari ubwo yakuraza n'impinga ukarara iyo wiriwe cyangwa se ukirirwa iyo waraye. Mu byiza bitatse u Rwanda harimo n'imisozi igihumbi, ibibaya n'imigezi. Nkuko twatangiye tuguruka, ikaze kuri Nyabarongo, umugezi munini utatse u Rwanda. Amato mato yambukiranya umugezi akoreshwa n'abagenzi bagira ingendo zitandukanye nkuko yambukiranya uduce tw'igasabo tutari duke. Aba ni bamwe mu bakoresha mu mato. Usibye kuba yambukiranya uturere n'uturere tw'u Rwanda, iragenda igafata imbibi z'iyo mu baturanyi barwo ari bo Burundi, Tanzania, Uganda, aho yisuka mu kiyaga cya Victoria. Nyabarongo ni nini bihambaye kandi birenze uko buri muturage wese uyizi bisanzwe ayitambukaho yihitira yabitekereza. Ifite uburebure bwa kilometero 351 zose. Buri hantu hose inyura ihafite ishusho yayo. Buri wese uyinyuzeho yibwira ko ari Nyabarongo rwose. Uyu mugezi Nyabarongo wavutse mbere y'uko pariki y'igihugu y'ibirunga ivuka, aho yitwaga Nyabarongo. Uwo mugezi ukaba waratembaga ujya i Bugande ukanyura mu nzira ya Mukungwa yari mu kibaya kinini cyaje kuzimira nyuma y'uko ibirunga bivuka. Ibirunga bimaze kuvuka, amazi yaranyanyagiye abyara ibiyaga nka Burira na Ruhondo. Nyabarongo ibuze inzira, igice cyayo kimwe cyahindutse Mukundwa, ikindi gikomeza mu majyepfo y'u Rwanda ahahoze ari Gitarama, ubu akaba ari akarere ka Muhanga. Ibi byabaye hashize imyaka irenga miliyoni 4 u Rwanda rubayeho cyangwa ruvutse. Nyabarongo yakomeje inzira yayo yigarukira i Kigali. Nyuma yaho gato yakomeje mu burasirazuba ihura n'Akanyaru byiswa mu mugezi w'Akagera. Nkuko twabikomojeho tugitangira, Nyabarongo ni umugezi ubamo inyamaswa zitandukanye, hakorerwamo imirimo y'uburobyi nkuko no mu yindi migezi isanzwe ikorwa. Zimwe mu nyamaswa zizwi cyane muri uyu mugezi harimo ingona, imvubu ndetse n'amafi. Mu myaka yagiye itambuka hakunzwe kumvikana abaturage benshi bivugwa ko bariwe n'ingona bagiye kuvoma cyangwa se gushaka amafi muri uyu mugezi. Ibi byatumye abaturage batangira guhiga ingona bukware, biyemeza guhangana nazo, bashaka amacumu ubundi batangira kuzica karahava. Gusa ntibyateye kabiri. Ibi byamaganirwa kure cyane n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA. Cyavugaga ko kwica inyamaswa atari cyo gisubizo ku baturage, kandi ko rwose inyamaswa ari zimwe mu bituma isiba nziza zitagakwiye kwicwa bene ako kageni. Igisubizo cyahise kivuka nuko byemejwe ko abaturage baturiye aha hafi bakwiye guhabwa amazi, ari cyo gisubizo cyaba kirambye kugira ngo hirindwe burundu impanuka nk'izo. Izi ngona kandi zikunze kwisha mu rufunzo rwegereye uyu mugezi, yewe haba hatiye amakenga cyane kuhakorera imirimo iyo ari yo yose, yaba iy'uburobyi cyangwa se n'iyindi. Birasaba kwitonda ukigera kuri izi nkengero za Nyabarongo, wihagenda uko wiboneye kuko izi ngona muri aka gace ni nk'aho ari zo mwami w'ishyamba. Mu gihe cy'itumba nabwo nkuko twabikomojeho tugitangira, birasaba kuwitondera kuko byagiye bigaragara ko wagiye utwara abatari bake. Abantu bitoza kwambuka Nyabarongo n'ubwato. Igishanga cy'umugezi wa Nyabarongo mu gihe cy'itumba n'imvura nyinshi
kijya cyuzura kugeza ubwo uwambutse bishobora kumubera imbogamizi yo gutaha, yewe bikaba ngombwa ko arara niyo yiriwe cyangwa se akirirwa iyo yaraye. Imihanda irafungwa, ingendo zigahagarara, harimo nk'umuhanda uzwi cyane nka Kigali Muhanga. Sibyo gusa, ahubwo no mu nkengero ibiraro bikunda kuriduka bikuzura kugeza ubwo kwambuka biba ingorabahizi, no mu gihe ibyo biraro bitaridutse bikaba ngombwa ko abasare baza aho hafi bakakwambutsa ku mugongo, cyangwa se hakaza abasore b'intarumikwa nabo babimenyereye, abo nibo baba babonye akazi muri ibyo bihe. Gusa hari nubwo n'ubwato kubugendamo ubwabyo biba bitoroshye na gato. Leta y'u Rwanda yatangije umushinga mu mwaka wa 2018 wo kubaka umuhanda mushya n'ikiraro gihuza umujyi wa Kigali n'intara y'Amajyepfo, kandi uwo mushinga ukazaza ari igisubizo cyo kwirinda ko amazi ya Nyabarongo yakomeza guhagarika ingendo z'abantu. Uwo mushinga ukaba wariswe Nyabarongo Bridge Project. Uwo muhanda ukaba uzaca mu murenge wa Karama ugatunguka i Nyamirambo. Nyamara uyu mugezi usibye kuba wenda ubukerarugendo bwawo n'abantu bahasura butaratangira kwiyongera ngo butere imbere mu nzira ihamye, ariko ku rundi ruhande ufitiye akamaro kanini abaturage b'u Rwanda n'igihugu muri rusange. Umugezi wa Nyabarongo ni umwe mu migezi ifite ingufu cyane kandi ifite amazi menshi. Ibi rero byatumye Leta y'u Rwanda itangiza ikiswe Nyabarongo Hydropower Project. Nyabarongo yatangiye kwifashishwa mu gukora ingufu z'amashanyarazi, harimo nk'uruganda rwubatswe i Shyorongi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo. Sibyo gusa, ahubwo hari urundi rugomero rw'umuriro w'amashanyarazi rwubatswe mu karere ka Muhanga na sosiyete yitwa Angelic International Limited ifatanyije na sosiyete y'Ubuhinde yitwa Bharat Heavy Electricals Limited. Uyu mugezi kandi dusubiye inyuma mu mateka ntabwo wigeze ugira amateka meza mu gihe cya Jenoside, aho uyu mugezi ufitanye isano ikomeye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho Abatutsi benshi bishwe bagiye bajugunywa muri uyu mugezi. Hari abajugunywagamo ari bazima batemwe ariko batarapfa, abandi bagatabwamo bapfuye, cyane cyane abari mu turere dukora kuri Nyabarongo nka Runda, abo mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera ndetse n'ahandi henshi. Buri mwaka uko ushize habaho kwibuka Jenoside mu Rwanda yakorewe Abatutsi mu kwezi kwa Kane. Abantu benshi bajya kwibuka ababo baguye muri Nyabarongo bakahasiga indabo, dore ko hari na bamwe mu baharokokeye. Hakaba hanasabwa ko hakorwa urwibutso nk'ikimenyetso cyo gusigasira amateka yahabereye. Nahangaha dusoreje urugendo rwo kuguruka twerekeza ku mugezi wa Nyabarongo. Wenda tuzahagaruka ndetse twongeye turebe byinshi mu bitatse, mu bigize amateka n'ibindi biteganywa kuhakorerwa. Mwakoze kubana natwe. Uramutse ugize igitekerezo, inyunganizi, uhawe ikaze kandi ntuhejwe kuri BGU Space. Naho ubutaha.